kwa Aisha. Ni kwa Aisha. Hakose kwa Aisha buri munsi. Ariko sibiye kwa Aisha kuko umugabo wari inshuti yawe. Cyangwa murakunda. Nandi na Aisha, ngunda n'umugore wa Kamoso. Umugore inshuti yawe. Buri munsi kwa Aisha. Oya, neza. Muri Kamoso ni inshuti yanjye twabanye harya muri Kongo tubana inyungu nago bara Kamoso rwose twabura bisangira kandi. Asuni wowe bane inshuti na Aisha ikibazo. Tugende. Haba umugabo ni inshuti y'umugabo nawe ukaba inshuti ye. Buri nari kibazo kirimo. Nakuzi. Hako madako numva ariko sari ikibazo. Buri munsi kwa Aisha. Wewe se buri munsi. Ese buni maso. Tugenderekera. Soba yo kakudusura. Reka natwe tubishyure. Turekera. Naho tugende. Tugende rwose. Ubuzani ikibazo. Aisha. Sho. Shari byiza. Nisukugiye. Shangiye mu mujyi. Basanje gusura. Ubuzongera uvuge ngo gute. Wishiri mva ngiye mu mujyi tunansurijeyo. Ariko ndagaruka vuba. Okay, kamwereke. Ningaruka ndetse gucaho. Reba ko na telefone nzaye nayoje guhamagara mva guhari hano urahahora pe. Ndahahora n'ubu nuko turanjyane kangaruka nusugi mubikise biri butirwa sha nyine urumva ne naguze ako ndateye kumamagara ne naguze utwenda ara mu mujyi nshaka gutumweza ariko nusubije namubwiye ko ndibuze no mu nshaka kugenda nyuma yaho nkamubura so mubura gute kandi ari umucuruzi waho ngaho oya bafite gahunda nyinshi ntabwo wamwishimiye kandi ngo uraza kunsura ndahita nguca iwanyu nacyo ngere ri wacu ntabwo babyoroshye umugabo wandi hari asifaho sha umugabo wanjye rero uri hari akunda abakobwa rero ngiye haje umukobwa manuka umutima wanjye uhagaze siko ku buryo nanjye wangira amakenga umugabo wanjye akunda abakobwa pe katalabirisha cyane iyo niyo mpamvu nahisemo kugusura ku two wansura ako reka mubwiye bazibyote neza kizongera iyo niyo mpamvu rero mba ndi kubyanga ariko nawe ubusubigize seriye nabigira seriye reka umugabo oya shani bigira ngaho ziba natwe babranda kwinginze nimurabana no mu nzira uzamwirenga Nacyo twinshute ntabwo nabigukora nubwo ari cyiza kana ako sibye ko umugabo wanjye akunda n'abakobwa wowe simbi hamya neza ko ariko abagabo nira ryabo so mudugira ngo akubonye ikibuno yakibuka akunda abakobwa b'ikibuno binini urimo satani ntabwo ari gusa rero utazagira ngo nuko maranze kunsura nta kindi kibazo cyo mu rugo rwanjye usibye irari ry'umugabo wawe amaherezo rero nukuzansura bashitibanye kutwo bansura babakobwa ari abagabo babaraza nta kibazo na kimwe kiba gihari turashize noneho cyangwa uzazi kwa bikubwiye inshuti yanjye ni ake kutambe mukije humura wananjye niyo naza nabwo namuvugisha humura kuko wabimbwiye cyangwa uzamuvugisha nibwo uzabona inshuti yawe yari oya seri tuziore ngibyo go tunigendera ugende Mama inka data babuje rero kabuzindutse wicaye niko tuzinduka wicaye Waki se ngenzagira kunzagira kwa narashaka umugore utagira ikibuno. Ngira kubura ibiryo bya mu gitondo. Kimwe cyabaye kimwe. Bundi warashaka gutande. Ndi kwicuza. Genda usanga bagifite ndanarambiwe pe. Wati mbirizi. We wagiye. Genda hehese. Inzu ni yawe. Wasezeranye fanga mutungo uzasohoka na hansi. Nyine kibazo tugomba kujya gusesa amasezerano. Kuko sinumva uburyo kinasezeranye ivanga mutungo. Umugore utagira ikibuno. Ariko he ese undi kibuno kikumarira iki? Sha kumagenda kwiruka. Ko havamo ibintu bimwe. Iki tugenda mu nzira nkabura n'undi mukobwa. Tujyana ese ubundi tujyana nge nawe. Tujyana ese nitujya dusohoka. Aha none wemeye kujya usohoka n'umugore utagira ikibuno. Usibye se wa munsi gusa byabaye ugira ngo se bizongera. Wagiye. Muragote se ko ntabwo nguhagije n'imyaka tumara. Ye kuba umpagije uzamaza mu gihe cy'ikibuno cyawe cyaje. Absolutely niko tundi mama wabyara abana bafite utuntu wajya mu ningo. Yes we. Muri make waje kunza utabona ko ntagire. Shabanza baranteye amarozi. Genda mbana wari banteye amarozi aho. Ahuri umuntu w'umugabo twashakaye turanya 5. Ugishaka ikibuno. Reka njye ngiye sibyo. Aha turashize noneho. Mu gihe nta kibuno ufite ntuzigere usaba amafaranga yo guhaha. Ntuzigere cyangwa se byibura uzajya usubura nawe bafite ibibuno. Aha turashize noneho. Oye ngine kubwira mu rugo. Hanyuma rero none kirenze ukazinduka wicaye nkaho nta kintu cyo gukora. Ngaho ziba natwe. Kuko gira ngo iki kintu. Kibura basura wone nza kugusanga no muri gym byibura. Ariko ni sibibazo we. Ikibuno kibuno. Niba ari n'amatuzo ushaka kugenda yuko. Reka nakubwire gukuriraga uko. Nari cyo nzako. Aha turashize noneho. Iki ntashobora kuri wajya muri siporo bakazana ikibuno. Gifite cyangwa ajya kukuranga cyamba.
ahubwo wowe gabanya amagambo What? umva kubwira sinzo genda kumvisha mubwira ngo icyune cyo uzagenda bashaka abagore babiri nyine nanjye cyo ndikuzo nyine genda bari bashange nyine bagambirize sibyo kujya Yes we. korohera yewe amahane ufite ukunangana usiyaza ko umwana yaraguhaye ayo mahane akanga ijambo kimwe kire kuzamo wati mbirisi ye kugira ngo ngewe uzajye wicara nga nta kintu mbona nzahita muri anahukana muri make nta no kubona umuntu ubona ikibuno what nitaye ku muntu usiko abantu bafite ibuno bapfa bakadusiga Aha. wabizi ko bapfa bakadusiga bakabasiga cyangwa bagapfa bakagusigaho birumvikana nyine imana iba yabakunze kuturusha niba bafite amaguru niba bapfa basiga byumvikana ewe shana mugabo washatse iki imbwa what imbwa nibura nawe washatse imbwa ariko ngira nashatse umugore utagira amabuno imbwa wowe noneho ikintu ubura ni umurizo gusa Aha, turashize noneho. urabura umurizo banza wumve mubwire ugenda urabona abantu byibura nk'uko wamuhombe ntugire ikibuno abashyitsi bawe byibura basaze what nabashyitsi ngira n'umuntu uzongera kuzana aje kunsura basabye baza kukureba wowe ye nanjye ndi kubwira ati mu gihe hazaza umushyitsi hano udafite ikibuno ntamusoma ni haza bawe what uzarebe ngiye niba hazaza umukobwa udafite ikibuno ngomba no gushaka umukozi w'umukobwa kwanza What? umuhungu nkamwiruka twenda kujya kureba mu gihugu agakemura kino kibazo uzagereye abaturanyi turabasakuriza buri munsi turakora dushobora ikibazo ni icyo kibuno Ngaho ziba natwe. Turashize noneho. what ahubwo kajya kwirebera mbere what isi yaje Aha, turashize noneho. Ngaho ziba nabyumvira. what Yes we. oya bireke mbona ako mukunyongeza amafaranga y'ikise reka reka n'urugero wajya mu kintu nacemo ayo mafaranga Aha, yo twazaye umusatani. Ntabwo ari gusa. rero sibyo mwakoze kuva kera ahubwo nyine nose ayo mafaranga ukongezwa nayo ayo uhembwa ni make reka je ngwaye n'amara tuve muri ayo waba ushaka kubyo reka inzara mabuje je ntabyo nzi je akazi mwampaye nako kugura nkugara ivyo byo kumaza ngo wagiye hebyo ntibinde nose umuguri ubonye ari imodoka yinjiriye cyangwa isoza none se je Aha, ambwiye ngo turashize ndamugurire noneho. sicyo mpembe nyina kubye ko agiye je usanga yaguseze ibyo ndabizi what ibyo bindi bikintu byo kuvuga nzakwirukana sinyirukana ubundi wanyangagije utazi ko ari kugura gusa urabona neza ko ari umukobwa ufite amabuno byibura ariko nawe nuza kumbera icyerekezo mva mbaze nkubwire ngiye kuguhereza amabwiriza none wati mbirisi sibyo mana nagushatse utari umukobwa rero uri igihombo uragize cyane mbere none washaka uturandongora se what kuki kumanyo ntivugira gata wavuga mfite kukwirukana hano bikakurenga banza mva amabwiriza rero ngiye kuguhereza nuko rero nta mukobwa ashaka uzajya cyangwa se umukobwa wese uzajya ubanza kwinjira ahangaha ujye ubanza rero ku kibuno cy'ukuntu kingana urumva umuntu wese uzajya ubona afite ikibuno cy'amabuja wawe Aha, turashize none noneho. niba ari mushiki wawe aje afise utubuno dutoya ndamutaha nsubizayo okay Urumva? iyo niyo gahunda utari bwampe gusa ibyo ngibyo nibyo nkubwiye nzasanga umukobwa udafite ikibuno muri runo rupangu wowe nawe muzakurikirana akoze uhereye ku mugore wawe wazanye ko mbone menga n'udutore niba wibagirwa nawe ukamusohora ntacyo uzagutwara nawe nzamusohora nibirimba nawe uzamusohore ariko oya kubera ko namukoye uzamureka birumvikana ndavyumva bose sawa akazi kawe keza rero urakoze wowe ubona yananiranye umpamagara ako je nabwiza ukuri what yaba ari ministre yaba ari inde afise utubuno duto subizayo akunanira umpamagara birumvikana ananiye ute nk'uko sawa 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 Aha, turashize noneho. Ngaho ziba nabyumvira. what nese ko tuzi ugakinga rero mabuja impamvu nugaye hari amategeko umuntu ari bwinjire ngaha abanza kugira ko je nkabanza nkamucekinga nkabiraba neza nkaraba ko akwiriye kwinjira mu kino gipangu kuva ryari usigena binjira n'abatinjiranye uko buja what
rero urabizi se wanzanye databuje niwe yampaye ino tegeko nkuko yanzanye mwa kino gipangu je ngomba kumwubahiriza nkuko mpemba urimo satani ntabwo ari gusa niwe nibyo reba kabireba tukigendera kadukora kuzo ndaceka nibyo rero kugira ngo mbone taye zose zafise kino gikapu arabanza gishirenga kugira ngo ndamubane behind chai nabo What is this? Ewe. Hey, Jesus Christ of Nazareth. tai Ewe. ngo ugiye gusaka indangamuntu n'iki rero mabuje rero ndakugeza ukuri jewe unabubona bwakwinjiramo ngaho kumbona no kubwire wagungu uranyumva neza nakubashye utamfatanya n'irizuba twari igikapu cy'undi mwana kubavugira kwa kandi What? jewe cyo mpemberwa ndakizi so cyemberwa ariko ubundi rurugo rwamonde kusema mabuje ufite umugabo n'umugore uranyumva neza ndabwira mabuje urugo rufite umugabo n'umugore ngaho ziba nabyumva none no mabuno yakwinjiramo ngaho abona yawe ariko hari ugiye turashize guteka noneho none ka boss abimbiye ariko nyagasa umugabo mfite ibibazo mabuje mugaje wo ndenganije jewe ntagereza kuno kwezi mpembwe hama ibyo byo gucakinga mabuno ndabivemwo basi wakurikira sikara guhemba oya tututse n'ivyaba kingurano rero cyangwa dance What? Se ibindi wamagaye umugabo akaza akaba ari udukingurira ko n'umukozi wanjye akunda. mukobwa nawe uraje urashaka umugabo wanjye Ego kusha maze ubwo ni uburyo bwo kugufasha kugira tuve hano ntago ari ikindi narengamije pe. naringize mva wakinguye erega mabuje ntakubeshi nawe ntiwakwinjamwo ngaha What? kuko tubuno twawe ntitwemere kwinjamwo ngaha gusa ariko yaragukoye agenda mubahamagariye turashize noneho gusa undi urigora kujya kumuhamagara waretse nkamuhamagara ko mfite nimero ye ni n'umugabo wanjye ari gubyibuke ntunze ko uvuze ko yankoye uru rugo ado washika turego turi hano hanze kozi wawe se yadukunda ubwo nyine uzanye n'abakobwa badafite amabuno kozi Ndakiye kubona urajya Ampanga. umva kinganga kinga sa kinga ninjira ndaje tuvugana ntago ninjira noneho wewe What? ushaka kunyinjirana ra umushyitsi wanjye se guma hano hanze gukora iki umushitsi wawe narakubwiye ngo rebera nuko siko wajya ngo ni ingumi What is this? utuntu tutafati agabanga kiki umwana w'umuntu ntanashaka ntazi n'ibyingo basha wewe wagutera inda niyafa What? Imana itakurema mabuno yaramwimye ugabanye tugambo nawe kunyene ndi umuntu ziba yaracerewe ziba hari ijambo wabaye umva ninjye mugabo muri ubu nawe ndi umugore kabona ko ifege gusa turashize noneho umva mutuze ninjye mugabo muri uru rugo Ampanga. nanjye ndizamu kuba uri umugore rero ntabwo biguha uburenganzira bwo kwinjiza umukobwa wese ubonye hano nawe ntabwo biguha uburenganzira bwo kwanga kwinjira muri uru rugo ushima ora nagikemuye usibana umva umva usundi wari ndago wabaye ko twavugana ushinzwe igipangu gusa ujye uziba ngaho umva gabanyamahane yawe gabanya n'amarere nibyo ndi kukubwira wewe uranzanira umukobwa mu rupangu nta mukobwa nzanye nizaniye umukobwa shiti yanjye nose uri kumuzana he n'uwawe ejo ninguca inyuma ngo naguciye bande ndakubaza wahane kubahane nyine banza winjire mbanza ntabwo ndi bwinjira ariko hanyuma se ukabona biri bugende gute ibiki ibiki niko mukobwa witwa nde How many times would they baza nyine njye namuzanye ndabaza wowe ndabaza uyu witwa nde Nitwa Beni. ngaho ziba nabyumva ongeraho amabuno amata umva sinzi gabanyamahane wazi ibyo wowe nyine wagabanyije amahane umva nyine ndikukubaza yitwa Benita nose ni kuba yitwa Benita ni inshuti yanjye aje kunsura ariko urashaka iki What? nose amategeko ejo bundi twagiranye se wayibagiwe uzashyira no ku gipangu turashize noneho twatangiye kuri uyu fatusubira umva nkubwire sibyo ntabwo ari umva nkubwire arinjira muri uru rugo ku ngufu cyangwa ku neza nakubwiye ati inzu ninjye wayubatse ntabwo ari wayubatse ariko wayubakanye n'umugore wawe hanyuma se hanyuma watereyeho angahe kenshi cyane ivangamutungo Aisha rero utaza gushiraho agasuzuguro ngize kuba ndi mu gihombo cyo kuba nashatse umugore udafite ikibuno none ukazana n'abashitsi bagiye bafite ibibuno wagira ngo ni ingumi wagira ngo n'abashoferi bicaye ku modoka badatanzaniye Ampanga. niko ibi ntabwo bizakunda niba mubwire umusore ntabwo ari gusubira rero
noneho turahangana uyu munsi ni n'ubwa nyuma n'ubwa mbere uranyumva neza uno mukobwa ari ntabyo kumbwira tuvugana iki ariko genza amagi nyine tuvugana ndayagengeje arinjira hano ngareka manze njya kuvugana nawe ariko ye ngaho ngo twanze tuvugana nta kintu tuvugana wambwiye ibi ntago yumva ugiye kunyibutsa ko nagira ikibuno ntaho ncisha maka ibyo ntago ndi bwongeye kubizana wacisha maka nyine kubanza wumve nyine mbwiye sibyo Aisha mukuzwa sibyo uri kunyumva neza uri kunyumva ariko se urabona ko zamukinga ntabwo ari bukinge ntabwo ari bukinge ntabwo ari bukinge ntabwo ako si ubwo wabitebye urakingira undi mwana hanze ubaye banzu nyine maze wumve igikapu n'icyapa nawe reko wese n'icyapa wamuhaye igikapu cy'akita turashize noneho wamuhaye igikapu cy'akita mva ndanaguhaza hasigaye ndakuryama ujya kuryama tanga igikapu cy'abandi ujye kuryama wambaye amahoro wajya uhita ubura mu cyumba ariko inshuti yanjye gume hanze se itaye iwabo nta wabagira se ntacyo aho ugenda ukiryamane naho ngiye none bari kubite byawe naho ngiye nawe genda so uhavuye umva shiramo urufunguzo ntabwo haraho ugera ibintu bikagucanga se bikakurikaragira ku mutwe aha turashize noneho wowe taye igikapu ndaza kukuzanira mu rugo Aisha. meze neza hashiri Amwe n'irungu rya Aisha. shani meze none se muciye Ya kuri gate. harafunguye Kuri gate. Harafunguye rwose. mbone ndetse nta kibazo ni karibu Cyangwa cyangwa mugabo. ewe none se umugabo wanjye mwavuganye Oya. wapi nshobora utamvugishije aha turashize noneho yabaye nk'intare ubwo hano hari inshuti yanjye yisubizayo niyo mpamvu yakinze ashyiramo urufunguzo ngo ujye ibintu ngo usanze hafunguye usigaye nta muntu uhari se nawe urakibona nazi umugabo wanjye sinzi ibyamubaye Kamoso siko mbiruka ari muzima byaje kumugendekera gute wenda yari yasinze uyu karita ntabwo agiye ngo inzu ahubwo dusenga imana dusange aha How many times would they tell you? Suriya buriya ari kwisetsa iki Alex warashatse yewe niwe madamu wa ibayo nabyumvise Yes we Wetin be this? Jesus. aha turashize noneho ni ibiti byo ni biriya nakubwiraga wabibonye basi bigenze gute zibanye ko turiya tubura twinjiye gute mu gipangu cyanjye Ayeleo, ibosio.